Muraho nshuti zanjye, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha uva ku Uwiteka. Ikaze kuri Cecile Show TV. Abageze kuri Cecile Show TV bwa mbere namwe mwiyumvemo ikaze. Aha rero ntangiye mpata karoti. Ji yacu tugiye gukora mwayibonye. Ni ji ya karoti na pome. Aha rero nkoresheje karoti nini, ariko ufite karoti ntoya wakoresha tubiri na pome 3, kubera ko iyi ji ngiye gukora ari iy'abana 4. Ji tugiye gukora rero nshaka kubereka uburyo waherezamo umwana ji ya pome na karoti. Iyi ji ni nziza cyane kubera ko yongerera umwana apeti, ikanamwongerera ubwirinzi, yongera iminite y'umubiri we ku buryo inkorora n'ibicurane bitamufata uko byiboneye. Iyo rero umwana arengeje umwaka wongeramo n'agatungurusumu gatoya, kuko tungurusumu irakarishye cyane. Agatungurusumu rero ndashyiramo kamwe gatoya, ariko ku mwana udakunda kunywa cyangwa se wanga ibyo umuhaye, tungurusumu yo wayireka, ahubwo ukamukorera umutobe wa karoti na pome gusa. Ku muntu utabasha kubona pome kandi nawe yakwifashisha orange, yakwifashisha amaronji, ironji naryo ryabikora neza. Iyi ji kandi uyihereza umwana kuva ku mezi 6 kuzamura. Impamvu tubahereza iyi ji, abakeneye nawe ibintu bibisi, kandi murabizi ko ibintu bibisi biba bikize kuri vitamini C. Niyo mpamvu rero, kubera ko abatabasha guhekenya karoti cyangwa ngo abashe guhekenya pome, buri umwana uri munsi y'imyaka 2 guhekenya karoti na pome biramugora cyane. Niyo mpamvu wifashisha kuyisya, warangiza ugakamuramo umutobe wayo, ubundi ukamuha akanywa. Iyi ji ni nziza kuyihereza umwana cya gihe abyutse ku manywa, wenda ukayimuha kuva saa 8 kugera saa 9, biba bihagije. Ni ukuvuga muri ayo masaha wamuhamo ako kaji akakanywa, abyutse akaba ari kumuhereza, cyangwa se mw'ayo masaha nyine ukamuhereza akanywa. Rero ji yacu kubera ari nyinshi tugiye gukora, akaburenda ni gato, ndayisya kabiri, nyine ndayicamo inshuro 2. Nakoresheje ibirahure 2 by'amazi muri pome 3 na karoti imwe nini. Nibyo narindi kubabwira rero. Iyi ji ubaye ufite ubushobozi wajya uyiha umwana buri munsi, buri uko abyutse nimugoroba ukakamuha akakanywa. Ndakubwiza ukuri, umwana wamera neza, ntago utonda umurongo kwa muganga buri gihe, kuko uba umuhaye ibimurinda indwara. Murabizi imboga cyangwa imbuto, imboga n'imbuto birinda umwana indwara, kandi abana bacu murabizi benshi ntibakunda imboga. Benshi baba bashaka kwirira imiceri, amakaroni, ibintu nyine bitagira imboga n'amasosi biraho. Rero ni byiza ko aka kaji wajya ukamuha buri munsi, byamufasha pe, umwana akagira apeti. B'abana banga kurya, karabafasha rwose kano kaji. Muzakagerageze muzambwira, muzandike muri comment. Rero ji uyimaze kuyiblendinga, ku muntu udafite blender afite umwana wenda umwe, sinzi, kuko gukamura ji y'abana benshi uri kuyigereta nayo numva ari akazi gakomeye cyane. Urayigereta warangiza ugakamura ugahereza umwana nyine, ariko sinzi ko byakorohera kubiblendinga ukayungurura, mbona ari byo byoroshye pe. Akaji k'umwana rero nababwiye uko gakoreshwa. Nyamuneka mujye mugerageza muhe umwana abana indyo yuzuye, kubera ko nawe bikurinda gutonda umurongo ujya kwa muganga. Ni byiza guha umwana indyo yuzuye, harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara. Uyu munsi rero ngewe nifuje ko mwajya mwibanda kuri aka kaji nababwiye. Aka kaji ni keza cyane, nyamuneka akaji ngasubiremo, mujye mwibuka kugaha abana pe. Ni keza ku bana babasha guhekenya karoti na pome, byo
mujye mubibahereza babihekenye, cyangwa ku buri munsi umekinge shuwa ko umwana wabimuhaye agahekenya karoti cyangwa karoti ndetse na pome, cyangwa se ukamuha orange buri munsi ukamenya ko wabimuhaye. Wowe uri kuri Cecile Show TV bwa mbere rero uze kwibuka gukora subscribe, ntugende utayikoze, ntimwibuke no gukora like nimba iyi video mwayikunze. Abo dufatanya kwiga buri munsi uko twabasha kubona amafunguro meza kandi aryoshye, namwe ndabashimiye kuko mumba hafi buri munsi, ibyo ngeraho byose ni mwebwe mbikesha, ndabashimiye. Murabona ko akaji kacu kameze neza cyane, urabikamura umekinga shuwa ko bikamuye, ufite agatambaro gakamura wakifashisha, ngewe nakoresheje akayunguruzo kuko nashakaga ibyihuta, ariko ufite n'agatambaro wagakoresha nta kibazo. Umekinga shuwa ko wakamuye amazi wayamazemo neza. Murayibona ji yacu ko iri kugenda iba nyinshi, wawu iraryoshye pe, umva irahumura ntabwo mushobora kubyumva, rega n'umuntu mukuru yagasomaho. Mwakoze kubana nanjye, aha ni kuri Cecile Show TV wari uri, kandi ndishimye cyane ko turangizanyije, abo twatangiranye tukaba tusozanyije gukora iyi ji. Murayibona ji nziza cyane, isa neza cyane, murayibona ari iteye apeti, abana baranayikunda cyane kuko haba harimo akaryohe. Wowe wakoze cyane, kandi like zanyu ndazikeneye kugira ngo menye ko ibyo mba nakoze muba mwabyishimiye. Mwabibonye rero, nababwiye ko ari abana bane ngiye kuyiha iyi ji. Mwakoze kubana nanjye, ni ukuri muri abantu b'abagabo kandi ndabakunda. Mugire umunsi mwiza, Nyagasani abahaze ku byiza, mwakoze cyane, naho ubutaha.